tubifurize kugubwa neza bakunzi b'ibiganiro tubagezeho kuri Rino TV. Tugarukanye update za zindi ziba zigezweho, ziba ziriwe zivugwa hirya no hino, ndetse kandi ni amakuru tuba twagerageje gukusanya tukayakorera ubugororangingo, tukavuga tuti rero reka tuyabagezeho atomo yameze neza cyane. Uyu munsi rero byiriwe bitoroshye mu bice bigiye bitandukanye, haba muri teritware ya Masisi ndetse no muri teritware ya Uvira, pourquoi muri teritware ya Fizi. Ni ukuvuga ngo tugiye kugaruka muri izo teritware uko ari eshatu, ariko kandi turagerageza no gusimbukira i Lubumbashi turebe ibiri kuhavugwa. Muri teritware ya Masisi imirwano yakomeje, yabereye mu bice bigiye bitandukanye. Uraza kumenya M23 yatimbaguye bikomeye. Nimvuga ngo no gutimbagura nuko tuba twamaze kubona ripoti ya risasi na majeruhi, birumvikana tuba twamaze kubona imirambo myinshi inyanyagiye ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byonyine bihita bitwereka uko situation iba yagenze. Turabigarukaho ni muri axe ya Gasenyi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye uraza kugenda umenya. Ariko kandi hakaba indi operation yabereye aho bita Mitimingi, ari abantu bakaba bibajije ukuntu iyo operation yageze Mitimingi kandi nyamara Gatoyi centre mu byukuri ugera Mitimingi warenze Gatoyi centre. Gatoyi centre irimo coalition, Mitimingi irimo coalition kuzamura kwegeza hejuru, ariko ukibaza ukuntu none Mitimingi baba bahageze bate kugira ngo iyo operation ikorwe. Turabigarukaho turebe uko bimeze. Ni nako kandi muri axe ya Uvira hahandi twababwiraga ko M23 yari yamaze kugira mu marembo, na n'ubu iracyahari ntaho yagiye. Nuko ubu ngubu ntakubwira ko hari imirwano irimo irahabera, bitewe nuko M23 baje guhabwa amabwiriza yo kutaharenga ngo binjire mu mujyi, bitewe nuko inkono ihira igihe itarashya. Bwira bati mwe muhagarariye aho ngaho, ariko icyitwa coalition cyarahunze ku rwego rukomeye cyane. Amakuru akomeje kugenda tugeraho gake gake aratubwira ko icyitwa coalition na n'ubu kugaruka byabaye ingorabahizi. Uyu munsi mu gace ko bita Masango niho uwitwa General autoproclamé Rukokoma yagerageje kugira ngo arwane, birangira kubiswe ndetse aranagotwa. Magingo aya ngaya nta musirikare ushobora kubona uko ahunga, inzira yose ishobora kumumanura muri plane cyangwa ikamwerekeza Uvira byamaze kurangira ifunzwe. Ahagaze ate magingo aya ngaya uraza kubimenya, turebe ukuntu situation zimeze hejuru za axe za Poezero. Naho ibitero birakomeje, ntabwo bijya bihagarara, cyane cyane ko iri axe iri gukoreramo abacancura. Amakuru dufite nuko abacancura bageze kuri 300 aribo barimo barakoresha imbunda ziremereye mu bice bigiye bitandukanye biri za Poezero. Ariko kandi M23 MRDP twirwanaho bakavuga bati ibi bintu nibikomeza bitya ntabwo turi buze guhagarika imirwano kandi turimo turaraswa. Bakabwira ya JVM iri kujyayo buri munsi, bakabwira bati murebe n'ikimenyimenyi, mwigereye iminembwe, mwarebye ukuntu amazu yahiye, mwarebye ukuntu abaturage babayeho nabi, namwe mugire conclusion mufata. Nabo bakavuga bati natwe turajya gutanga ubutumwa kubadukuriye. Ni byinshi dushobora kugenda, ariko kandi hagati aho General Gasita yamaze kuba agera tayari mu mujyi wa Lubumbashi. Namubonye neza cyane kuri video, abo tubana ku mbuga nkoranyambaga nyamuneka mushobora kuza kureba kuri ma group yacu ya WhatsApp, hariho video niho Gasita yageze, ndamubona hamwe n'abandi magenero menshi cyane, aho ari observance cyangwa se commanda zone adjoint chargé de renseigner opération et renseignement. Nkaba namubonaga hanga. Hanyuma mu gihugu cy'u Burundi inkongi z'umuriro zikomeje gufata kwibasira amasoko, turagira icyo tubikomozaho, dore ko uyu munsi hari hatahiwe isoko rya Kinindo, akaba ari ahangaha mu mujyi rwagati wa Bujumbura. Ngaya nguko rero nuko situation zimeze. Nkandira kuri like, nkandire kuri subscribe nuko abonesha kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho isaha yari yose, umunota wari wose. Hanyuma like no kugira ngo tujye mu byukuri tubona recommendation, ariko nawe biguturutseho. No kuvuga ngo n'umusanzu wawe, n'umusanzu utagoye, mu byukuri byaba byiza cyane. Alakini simunge ko ya munafunga. Hanyuma ibi ngibi rero bikaba bigaragara yuko yubikoze utyo udufasha
cyane. Hanyuma mu nyemerere nyamuneka twanzikire mu by'ukuri ku makuru ari muri teritwari ya Masisi. Teritwari ya Masisi turaza kuba mu by'ukuri twinjira neza cyane mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane aho turi buze gukomoza ku bitero bitari byoroshye byagabwe kuva mu masaha ya mu gitondo. Twari twababwiye ko ndetse na Lawrence Kanyuka yabashije kubishyira kuri mise en jour cyangwa se kugaragaza uko situation iba imeze ndetse no kudenonsa ibyo bitero, ariko bagabye ibitero, coalition yagabye ibitero irakubitwa pe, yakubiswe. Ngiye kubikubwira wenda mu buryo bwanjye, kubera ko nye ibintu byo gukabya n'ibintu byo kumenya wenda kuryoshya ibintu wenda ntabwo mbizi, ariko ndakubwira ko bakubiswe mu buryo bwa nyabwo, cyane cyane ko bagabye ibitero bagasubizwa inyuma, naho bahunye bakahasangwa bakahamburwa, ubundi kubera baba biruka nk'ingeragere abiruka nk'ingeragere cyane, bariruka pe, bariruka kubi. Hanyuma ubundi baravuga bati niba kubirukaho rero bigiye kutugora cyane, ntabwo tugiye kubirukaho nk'ingeragere, atahubwo reka tuboherereze utuntu turajya tujyana namwe aho mugiye tubagenda hejuru. Nuko situation yagenze. Makuru aravuga ko rero ibitero byazindutse kare bagabye ibitero maze kubigaba, biba ngombwa ko 23 ishaka kwivuna umwansi nk'uko bakunze kubivuga, biza gutuma benshi muri Wazalendo bahungira muri teritwari ya Warikare. Amakuru aravuga ko rero mu bitero byagabwe village yo bita Nderwa ni muri groupement ya Nyamaboko muri secteur ya Oso Banyungu. Ahangaha habereye isibaniro ubwo bateragaga muri axe ya Gasenyi, bakaza kuhava bagasubira bakerekerwa muri aka gace ka Nderwa. Bagera Nderwa muri kwa kwiruka kwabo M23 ikabakurikiza gahunda, ubundi ni uturambo tuhari gusa. Makuru atubwira ko rero uretse n'ahangaha urugamba rwabanjirije hitwa Gasenyi ndetse n'ahitwa Mikeno. Gasenyi na Mikeno rero ni muri groupement ya Kibabi ya mbere muri secteur ya Gatoyi, hamwe ni muri Nyamaboko muri secteur ya Oso Banyungu, ahandi ni muri groupement ya Kibabi hakaba muri secteur ya Gatoyi. Secteur ya Gatoyi rero niho haje kubera icyo cyo kwita imirwano ikomeye cyane, ndetse n'abaharwanaga baza kushiduka cyangwa se baza gutungurwa no kumva mu mugongo wabo hari kubera imirwano idasanzwe. Gatoyi centre nta mirwano yahabereye, ahubwo bikanze hari operation bivugwa ko yagabwe, uko amakuru wenda bahazi muraza kutubwira, bivuga ko hari abasirikare ba M23 bavuze bati reka baca iremeka. Hari abantu bagiye mubona Remeka yafashwe mukabona abasore bari kubyina, ni zone ya Generali Noah Macano ndetse n'uwitwa Maroke. Izi zari zone ziri, navuga ko ziri strategique cyane kubera ko hari muri etat major zabo, hari mu birindiro bikuru byabo. Ni axe rero zishobora kuguperimeta kuba wajya gukubita Gatoyi, izo za Mitimingi, izo za Gatoyi centre, utiriwe umanukana kuri fronti hahandi ubundi bagenda bamanukana babasubiza inyuma, ukamera nk'uwaje kubakubita inyuma, ariko imbere yawe hari hadu nawe nuvuga ngo ukabakubita tubaturutse mu rubavu. Uko niko byagenze. Amakuru akambwira ko Mitimingi, abantu bashaka kwibaza urugamba rwagaze Mitimingi rwahageze abavandimwe bati ibintu ntago byumvikana neza cyane. Ati abavandimwe bari gupima, ati bari gupimira, ati nabapimye pe. Ubundi barapima, abasore b'intare za Sarambwe barabarira, babyita kubarira. Bari bagiye rero Mitimingi bakurasiye icyitwa Aduyi, ariko noneho nuza kumva muri aka gace ko bita Nderwa ndetse na Gasenyi, mw'abantu mwemwe na Mikeno habereye nuvuga ngo coalition yahuye n'uruva gusenya. Nuvuga ngo yahuye n'uruva gusenya, nuko bimeze, nta gishobora kuza kubihinduraho, ariko habaye icyitwa gukubitwa bya nyabyo biri seriously. Murabibona ku mbuga zacu, nyandikira kuri 079 661 0766 ubwo 6 079 661 0766. Niba ukeneye kugira ngo ubone témoignage fact z'ukuri koko yuko bakubiswe byenyewe, babarashe pe, kandi nta handi
ni mu mataratara, ni mu mataratara, nta handi barebaga. Nanjye ubwanjye ndebye abari aho ngaho ndavuga nti ibi bintu ntabwo bisanzwe. Kuko uko bimeze magingo ngaho akaba ari muri teritware ya Masisi ndetse no mu nkengero za Karehe mu cyerekezo cya Remeka, ariko Remeka ni muri Masisi. Ariko kandi mwumve ko Remeka ni axe strategique ndetse nziza, hatabayeho ishobora kuzafasilita gutuma Gatoyi itekana. Nubwo wenda bisa nkaho biri paralele, ariko ishobora kuyiperimeta gutekana kuko aduyi ntago yayibamo ngo aryama asinzire, Muzalendo ntago yaba mitimingi ngo aryama asinzire, yumva atekanye igihe cyose, yumva ko Remeka itunganye, irimo umwanzi, irimo umusirikare mu 23. Uyu nguyu ntabwo ashobora kubyemera. Nuko nguko situation zimeze kugeza amagingo aya ngaya. Hanyuma nabonye ngo imirwano yo muri ibi bice bien sûr yatumye abaturage bahunga, nako kandi byatumye abasirikare bari muri ibi bice bari barazamuwe, narabababwiye bo muri Simba ngo kama Simba Kiboma ngo basubira inyuma. Hanyuma komanda 34 region militaire ngo yijeje abaturage bo muri Warikare ngo yuko ngo azabarindira kugira ngo M23 itazabageraho. No kuvuga ngo yatangiye guhumuriza abo muri Warikare kuko abo muri Masisi byo byaranze. Nuko nguko bimeze. Reka hatuhave duhite twerekeza muri Uvira. Alerte sécuritaire. Uvira imaze uyu no munsi kuva ku cyumweru, kuva dimanche, uyu munsi turi kuwa kabiri, ikitwa ubwoba, ikitwa igitutu, M23 yabashyizeho igitutu gikomeye cyane. Nyuma yo gufata uduce tugiye dutandukanye nagiye nkubwira, hari witwa Generali Rukokoma, General Muzalendo, uyu munsi saa 8:30 niwe wabyukije umutwe muri axe ya Masango. Ntabwo ari urugamba rw'abantu bamenye kuko yishakiraga inzira zo guhunga. Yarindiye ngo hazaza umusada uzava muri Uvira uze ubakubite, abone ukuntu abyutse umutwe, araritegereza araheba. Yategereje ku cyumweru araheba kandi baramukatinze, ari muri Masango. Ategereza abazaza ejo kuwa mbere arababura. Yarindiriye umunsi kuwa kabiri avamidi arebe niba bagaba igitero, shwi barahambutse baragiye, ntabahari. Nabihaye ngo barazamutse bagiye kujya guca muri axe ya za Ruramba. Arabagata ahangaha nshobora kuhapfira, reka ngerageze mbyutse umutwe pfe kweseya ndebe wenda niba koko aba basirikare ba M23 bahari, dore ko ku bitangazamakuru byabo yari komeje kugaragaza ngo yuko M23 ngo itari hehe idahari. Utwo dusasu rero yarashe byatumye kubitwa, ubundi aranyanyagira yinjira ibibira cyangwa se ishyamba. Hanyuma nyuma yuko utwo dusasu twumvikanye, umve ko M23 ibidafite nta mugaryo, nta blague ifite muri ziraxe, nta blague ifite pe, umve ko nta blague ifite. Hasohotse alert ikomeye cyane nyuma yo kubabona ari benshi, bahise bajyayo kugira ngo baranforce sécurité, baranforce ama effectif ahari, hatagira ubwo abantu badatekereza ngo ziriya axe M23 yafashe yabasigiye yewe yabaruhuha. Ntabwo nukuvuga ngo munanira, uretse munanira, umusozi wa munanira wonyine, nta handi hantu bagomba gufata. Utundi duce twose baturimo neza kandi bari gushyiramo ibirindiro bikomeye. Ntabwo bari kubaka ibirindiro byoroheje, bari kubaka ibirindiro bikomeye. Koko abasirikare bagaragaye ku bwinshi bari kwerekeza muri biriya bice. Nyuma nabonye umunyamakuru byo biri kuvuga biti ati nyaboneka ati turalerta ati ramforo yagaragaye ahitwa Rubarati ndetse na Marimba. Ati Rubarati na Marimba hagaragaye ingabo nyinshi zitagira ingaro za M23. N'utwo dusasu twakumanywa twumvikanye two bita Rukokoma ari kurasa M23 itizamura abana vuba bagaragaye bari kwerekeza muri biriya bice. Baraje baratabaza ati Marimba na Rubarati haruzuye arapfutse, ati hapfutse abasirikare benshi ba M23.
abari bafite umugambi wo kujya kurwana, ubwo urumva baba bakuyemo akabo karenge. Ni ukuvuga ngo bari kurindira umujyi wa Uvira neza, bawureba bari hafi yawo. Ni uko situation imeze, bariya bawurimo bakavuga bati turimo bitewe na Trump, bitewe n'amasezerano ya Washington, atari ko bitari ibyo ngibyo ubu ngubu twakabawe twawukuwemo. Hari abagiye bambaza batese mu 2023 ufite umugambi wo kuwufata. Ndi umwe mu bagomba kubabwira uko situation ihagaze ariko ntabwo ngomba kubabwira ibihari. Gusa icyo nzi cyo nkonihira igihe bashobora kuwugera impande, kuko ku cyumweru baba bararaye bawurayemo, ariko ntabwo byabaye ngombwa yuko bawinjiramo. Na n'ubu baracyawuri hafi, ariko zira axe bafashe, haba Marimba, haba aho bita za Rubarati, haba aho bita za Muramvya, haba ahangaha aho bita Masango, haba hari aho bita Ruhuha, ndetse nibareba nabi bakongera akagaba igitero n'akari agasozi kari hejuru ya Uvira bazakabakuramo. Nuko nguko situation imeze. Hanyuma akavuga bati tension ngwirimo irazamuka, ati la tension remonte autour d'Uvira selon le cellule de communication Wazalendo du Sud Kivu. L'ennemi s'est renforcé cet après-midi aux environs de 14h de ce mardi le 25 août dans la localité de Rubarati et Marimba. Ce déploiement interviendrait en violation des mesures de cessez-le-feu en vigueur. Dans son communiqué publié le 25, les résistants Wazalendo appellent ensemble de ce combattant à la vigilance maximale et à surveiller toutes les voies d'accès à la ville d'Uvira. Objectif affiché, protéger la population civile, empêcher toute avancée de l'ennemi. So, no kuvuga ngo uko byagenda uko ariko kose ibintu ntabwo byoroshye n'akana gatoya. Bati icyo tugomba gukora nta kindi no kurinda umujyi wa Uvira. Ariko noneho umuvandimwe twakoranaga bitaga Nelson wavuga ati wajya kurinda umurima w'ibigori cyangwa w'ubunyobwa ukawurindira indani. Iyo bamaze kuva ku rubibi rwa wa murima ukajya indani ngo niho urarindira umujura cyangwa se umwambuzi, birangira n'ubundi akwinjiranyemo nawe akawugufatana nawe akakwirukana. Abangaba rero nuko bimeze. Bavuze bati ngo mu kanya 14 ingabo za M23 ngo zihageze ku bwinshi, ngo yaba Rubarati ndetse na Marimba yemwe ngo ndetse na Masango bakaba bayirimo, ngo kikaba ari ikibazo ngo gikomeye cyane ndetse giteye ubwoba. Hanyuma ngaha wenda turahita duhite dusimbukira hejuru point zero kabisa. Iyi coalition irimo irashaka ibitero bidasanzwe byo kuhagaba ndetse bakoresheje indege ndetse n'imbunda ziremereye. Amakuru akavuga ko abamercenaires bageze kuri 300 aribo bari kuramforosa muri ziriya axe. Nkuko nabonaga uwo bita Colonel Ndakize Kamasa welcome avuga ko ibingibi badashobora kuza kubyihanganira, bari buze gufata umwanzuro wo kugira wo kubakuraho batera baturuka, ati kuko ntago bakomeza kubagaba ibitero bakoresheje indege, bakoresheje ibiki ngo bicare ngo baceceke. Oya, ibyo bintu ntago bikunda, atahubwo ikiri bukorwe turaza kubasanga aho badutera bari. Eka rero turebe rero uko biri buze kugenda. Hanyuma tusoze twerekeza i Bujumbura. Ni isoko, amasoko akomeje gushya biteye n'ubwoba. Gusa iry'uyu munsi naryo ryatumye abantu bibaza byinshi, kuko no ku munsi w'ejo ari hahiye iryo mu Gatumba baza kurwana naryo bararizimya. Iry'uyu munsi rero ryaho bita Kinindo niryo ryaje naryo gushya cyane, benshi babyibazaho. Nejo bundi maze ko ari bwo galeri yari yahiye ndetse hagashya n'ibintu byinshi cyane, murabyumva. Ni make nta gihe benshi bakomeje kubyibaza bavuga bati ese ibintu bizagenda bite, amaherezo yabyo y'uko guturira amasoko, dore ko ari ukuyatwika, vuga ko ari CNDD-FDD iyatwika. Benshi bakomeje kubyibazaho bikabayobera. Wenda tuzafata umwanya w'ikiganiro cy'ibi bibazo by'amasoko abarundi, mutubwire mudusobanurire ese ibi bintu mwebwe murabibona mute, umwanzuro abaturage bagomba kuzafata n'uwuhe, dore ko bitoroshye. Kuko nabonye hari n'umuntu w'umuhanuzi wagaragaye ngo hafi yo kwa Neva avuga ko ngo kwa Neva bashobora kuba bagiye gupfa.
ntabwo byoroshye biri Burundi ni akamaramaza wa mugani wabo. Hanyuma nabona generali de brigade Olivier Gasita yamaze kugera Lubumbashi muri ho Katanga, aho agiye gufata imirimo ye yo kuba chef des opérations chargé de renseignement mu karere ka kabiri ka gisirikare. Akaba yahageze rero akahasanga na commandant deuxième zone de défense ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye, bakaba bagiranye ibiganiro. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu basirikare bo mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko ukundwa iyo hawe mission yo kujya kwica bene wabo. Ngayo nguko ndabashimiye cyane, dusubire mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo. Makuru yacu nakagaruka, bye bye.